umva umwana uvukiye mu rugo rwawe yewe reka wenda mvuge ati yaba atari uwawe sibyo yaba ari n'uwawe icyo mpfa nuko avukiye muri urwo rugo aba ari umwana wawe. Njye mfite ubwoba ko uko dutindana uwo mwana ashobora kuvukira muri uru rugo kandi ntamushaka muri uru rugo. Ntabyo mfatamo. Oya jya ureka kwigira. Oya ntabyo mfatamo. Mu by'ukuri reka nkubwire akantu sibyo uyu nguyu we nzamubyara umva umwiyandikishaho naho ibyo kuvuga ngo ntabwo ari uwawe haba ubundi kugira ngo wigire umusore ujye wibuka ko ushaje. Birahindutse utazarinda naho uyibyarira hano iyo ndugomba kuyijyana ukayijyana kwa yiguteye sinshaka kuzayibyarira hano. None se iyi nda nwite ntabwo ari yawe ninde wundi turarana mu buriri hari uwo wari waza ngo usangemo subiza. Njye nuko nakubwiye kandi sinivuguruza nakubwiye ngo utarinda no kuyibyarira ndabona igende kuri uyijyane uyisubize kwa yiguteye uyijyane kwa yiguteye. Ako se wa mugabo wajya ureka kumpinduka buri munsi reba nk'uriya mwana uherutse gucuka waravuze ngo si yawe mubyaye azi ibirenge ari ibyawe ibirenge nibyo byamugaragazaga. Nuko uvuze ngo ibirenge wabipimiye kuki kureba gusa amaso se ntakubeshya. Oya niyo atambutse atambuka nawe niyo akandagiye ubona ibirenge ari nk'ibyawe none uri gushaka ngo guhindanya ijyana aho nayikuye ese hehe handi mbabarira rwose ubwo utanatume ivuka itaranageze. Ako matareka nkubaza uriya mwana ukuntu agenda atambitse ibirenge nje ntambika ibirenge kuri njyewe nuko nakubwiye sinisubiraho sinivuguruza urayijyana ku wayiguteye nibyo kandi ubu se noneho urashaka kazana n'umutwe umeze nk'uwawe ariko kuki wivumbura ubundi se ujya muri tigiri uzi ko utazabyara ubu se ko utazabyarara wajya ureka kubikora ubu bikora mu biki. Je ndumva no kunyicara iruhande utagombye kuba ukinyicaye iruhande igihe mba navugiye wagombye kuba wumvisha ugahita uhaguruka nta n'ikindi kintu ukoze nta n'ikindi uvuze ugahita ufata inzira ukagenda ukayisubiza kwa yiguteye ukavuga ahaguruka nkahita ngenda. Harya iyo ugiye kubikora reka kwirakaza se iyo ugiye kubikora kutambwira ati mbabarira ubyuke ugende simushaka aho nahita mbyuka naniruka ariko itangiye sheri nukurinda ukuzi ko ubivuga ahubwo ibyiza ujye unambwira neza uko mba nkutwitiye. Nk'ubu umbyukirije induru gusa ngo umwana cyakora abagabo baragwira umwana umva umwana uvukiye mu rugo rwawe yewe reka wenda mvuge ati yaba atari uwawe sibyo yaba ari n'uwawe icyo mpfa nuko avukiye muri urwo rugo aba ari umwana wawe ahubwo ibyo utangiye reba nka umva nkuriya nagiye kumwiyandikisha
umbabarire ariko bibe gasoko basi sibyo uyu nguyu we nzamubyara umva umwiyandikishaho naho ibyo kuvuga ngo ntago ari uwawe haba ubundi kugira ngo wigire umusore ujye wibuka ko ushaje ahubwo mbwira amagambo meza udatuma inda yanjye ivamo bikavamo kubera stress uneje. Nta yandi magambo nakubwiye ngo haguruka, nta kindi ukoze, nta kindi uvuze. Utwo tugambo two tureke iruhande rwanjye. Ndumva ntanakeneye kunyicara iruhande kuko sinkeneye ko njye mfite ubwoba ko uko dutindana uwo mwana ashobora kuvukira muri uru rugo kandi ntamushaka muri uru rugo. Ntabyo mfatamo. Oya jure ka kwigira. Ntabyo mfatamo. Mu byukuri reka mubwira akantu sibyo? Reka mubwira akantu kugira ngo ubone ko nanakomeje. Ndumva rero umbyukiye. Ntabwo mvuze ko dutandukanye. Genda ubanze ubyara uwo mwana ntashaka muri uru rugo utari uwanjye. Uriya mwana we naramwemeye nta kibazo, ariko wa kabiri sinamwemera. Uyu mujyane kwa se uwayiguteye aba ariho umubyarira, numara kumubyara wamusigayo, wagumayo akabanza agakura, wagumayo burundu. Nushaka uzagume ntugaruke, cyangwa se nushaka kugaruka uzagaruke wenyine ariko umwana wamusize. Nibwo nzumvikana nawe muri uru rugo, nta kindi. Ntago dutandukanye sibyo? Gende mbyare. Nuko bimeze, ndetse reka nigendere. Nubwo ndagiye ariko bitekerezeho mu kanya gato numve ukingura urugi urenga ugenda. Ko abagabo barasaze. Ndabyaye si uwanjye. Inshuro rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu. Nayobewe umuhungu sinabyara umwana akamwemera, none nzamubyara azamwemera ari uko akuze. Mbega umugabo ni stress gusa banera. Mbena niryamye. Yesu.